wejo yagiye kubonana n'umuganga akaba ari umwe mu baganga bazi kuvura ibijyanye n'imvune akaba yitwa Dr. Bukara. Ubwo rero nyuma yuko bamucishije muri MRI hanyuma bakaba bategereje no kuvuga ngo icyo ibipimo biza kugaragaza, ibipimo mvuga ni iriya foto nyine iza kugaragaza uko imvune ye ingana, uko donc ikibazo yagize kimeze, gusa ari kugenda. Icyabaye ni iki rero tubanze tubwira abantu insida, tunabasobanurira imvuno uko ivugwa n'uko ivurwa. Fonganye yagonganye n'umuzamu mu kugwa, amaze kuryama hasi akaguru ke kwa kundi uri kugwa gasa naho kataragera hasi neza, umuzamu nawe amugwa hejuru asa n'umugwiriye mu ruhande ariko mwivi, reka mbyite nkuko muri kugwa taragera hasi, urumva akaguru kaba gasa n'akari mu kirere ariko yasaga n'uwegereye ubutaka, urumva yari atarakarambura nyine ngo kagere hasi. Kwa kundi bari kugwa muri mu kirere, mu kumanuka umuzamu yamuguyeho ahita amugwira neza mwivi. Mu kumugwira rero ariko amugwiriye ku ruhande rw'ivi nyine. None urumva icyabaye ni nko kuvuga ngo ivi rye yabaye nkaho ritagikaraga, dislocation habaye nko kwikaraga no kwimuka kwigufwa ingasire yo mwivi. Urabona ingasire yo mwivi ntabwo ari amagufwa yimutse, tusobanure neza. Ahubwo icyabaye urabona aya magufwa aturuka hasi mu kuguru, ubwo ni tibia ndetse na perone, ndetse n'irigufwa rituruka mu itako, haba hari hagati yayo icyo bita ligama, no fibers cyangwa se udutsi ariko dusa n'udukomeye tuba twiterateranyije twinshi tugakora akantu kajya kumera nk'inyama, ariko ntabwo yayita inyama, barishama nyine bakazita ligama kubaze, kuko hari agaturuka iburyo n'agaturuka ibumoso dusobekeranyije, niyo mpamvu nyine yabyita kubaze nyine turi kubaze nyine utwo du fiber cyangwa se izo ligama nizituma ubasha gukora movement ivi ryawe ukarirambura ukarihina, ukaba watera ishoti, ukaba nyine muri rusange ukaba wagira uburyo ukora movement nyine n'ivi. Now icyabaye rero izo ligama ziba zisa n'izoroshye, ntabwo ziba zikomeye cyane, zaracitse. Gucika rero kuri izo ligama tubisobanure. Iyo zicitse ntabwo 100% bazibaga. Iyo ari degree ya rimwe cyangwa kabiri uko babyita mu buvuzi, maze kuvugana na Dr. Bosco Muramuzi wavuye bakimenyi, yavuze ngo iyo ari degree ya rimwe na kabiri, okay, mu yandi magambo bavuga yuko iyo hangiritse 40%, kuko babaza ingano yayo, icyo gihe ntabwo bagwa, ahubwo icyo bakora baguha igihe cya rehabilitation bakajya n'ukundi bakuvura batakubaza. Yambwiye ati icyo gihe iyi sezo, yambwiye ati nkurikije amezi asigaye, ubwo ni ukwezi kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, ati ntabwo mu mezi ane yaba yakize. Ati ko byagenda kose yaba ari 40% yagize ikibazo cya ligama, ntabwo byakunda ko ino sezo yagaruka. Aravuga ati iyo birenze 40%, no kuvuga ngo byageze kuri 50% yo kwangirika kwa ligama cyangwa se gucika kutwo du fiber, reka mwite udufibers, agomba gukorerwa icyo bita surgery, ni kubaga kugira ngo bakuri icyo bita reconstruction ya ligama, ni nko kongera kuzubaka. Yambwiye rero ko babigenza gute, ngo babaga mu kibero bagakuramo utuligama tundi, ko yambwiye ngo tuba duhari, hanyuma bagakora forme ya ligama. Baganga n'abahanga ligama uko ibiteye bakora forme yayo bakayitera mu ivi kugira ngo amagufwa adakorana, uko ubu babara ntwabo cyangwa amagufwa akoranye. Hanyuma iyo forme baba bakoze, impamvu bifata amezi menshi agera ku 9 iyo bakubaza, nuko baha umubiri umwanya wo kongera biriya biryo byabiriye kuri yunywa, kuri ruhuka, wo kugira ngo yongere ikora izindi cells zidevelopa izindi ligama nshya nyine umubiri ukazirema. Ukomereka nyine ahantu nose mu gukomereka ukabona ahantu hiteranyije, ukabona umubiri wongeye kuba muzima.
rero kuko utwo dufiber dushaka kwikora igihe kitari munsi y'amezi 9 kugira ngo wongere ibe rigama ikomeye, niyo mpamvu bavuga ngo azamara icyo gihe adakina, no kugira ngo umubiri wongere ukore izo rigama, noneho igenda ikurikiye ya forme nyine ya kakarigama baba bagukoreye kameze nkaho ari agahangano ko kugira ngo amagufwa adakoranaho. Iyo rigama rero niyo igenda iza ikura yamara kuboneka mu mezi 9 byibura nicyo gihe bifata ukaba washobora no gukina umupira. So iyo ureba umuntu rero ubagize icyo kibazo, iyo bikiri kuri degree hasi aba yijyana, abagenda yumva babara ariko yagenda yatera nyine intambwe. Niyo mpamvu bavuze ngo reka dutegereze babanze barebe ibintu bya MRI bamenye urwego imvune iriho, bamenye niba abagwa cyangwa niba tabagwa, ariko uko byamera kose sofa abaganga twavuganye rwose bambwiraga bati iyi saison kuri uyu musore Forunganye ntabwo agihari, ni umukinnyi udahari. Ni icyo gikomeye ubwo nabaje n'abantu muri Rayon yagize umwanya wo koza muri Rayon, ndavuga ni okay, mu gihe byagaragara ko adahari harakorwa iki? Forunganye bavuze yuko shwaya mbere y'umutoza uriya musore w'umunyagine Bissau noze uyu mushasha yego, bakavuga yuko rero Jalo ngo ntabwo bari bamumetereza neza mu myitozo, ngo ntabwo nyine barabona, niyo mpamvu tutarabona n'iminota ye babahegekaho biramahire. Bambwiraga yuko rwose ngo n'abakinnyi bakuru ntari buvuga amazina ku mpamvu zabo, niba abataka nyine hariruka kubona arabuja kubona aragira, ariko kugira icyo kintu cyo kuvuga ngo umukino ukomeye nta trust ihari cyane. Ariko Jaro baravuga bati niba ashobora kuba ari box poacher mwiza wenda kuko yatsinze ibitego byinshi wabo ari wamwataka muri box, ariko urumva harimo travail yo kumwiga kumenya uburyo akina. ubwo urumva rero Rayon Sport nko muri iki gihe idafite na Keve utazanakina match y'ejo ya Gorilla muri Peace Cup, ubwo urumva ni blow ikomeye cyane, bigaragara yuko nono inaje ikintu cyo gikomeye. Impamvu cya kibazo waheraho wibaza ngo kuki afite amanota 5 ku 9 tuyivaho, abareyo bagize ubwoba kore kuvuga ngo kuki none equipe yanasubiye hasi cyane urebe imikino. Reyo bavuga ko abakinnyi bari kwinubira ko umutoza atari kujya muri detail za match nkuko abikoraga muri Fazari. Ubundi ni gute detail match bayikina? Umutoza wa Rayon mbere yabatozaga uburyo butandukanye bashobora kuba bakwataka mu buryo bwo kudefandamo, akabukoresha ama sessions yo kudefanda amakona, akabigisha uburyo batera amakufra kugira ngo babone ibitego, akabigisha uburyo Rayon Sport iri buze kubaka ibitego mu buryo butandukanye. Ariko ubu asigaye azangwa agatera amakona bakanyuramo bakiruka, yarangiza akabakoresha bira bya deka amakipe abiri 11 bagakina match yarangira imyitozo yarangira imyitozo niyo ntabaye igishushanyo ngo abwe ati nafashe video za match 5 zeruka zikipe wenda y'amagaju ikinirya ikomeye irya ikomeye aha mwatake gutya muyidefande gutya imbaraga zayo nizi zacu nizi intege nke zayo nizi, no kuvuga ngo aho tuyikubita mu kico naha. Donc mu yandi magambo Robertinho sinze wenda yabyaratewe na buriya burwayi yagize, sinze wenda ari buriya mutoza wungirije nawe atagikora akazi ko kwibugomba, ariko bakinnyi barengo barinubira kino kintu, ikintu cyo kuba bari kujya muri match badafite full details za opponent kirabagoye cyane. Ubwo rero abana liste video bareyo mufatanyije na coaching staff yanyu mwongere musubire kuri drawing board, mwongere musubiza abakinnyi hahantu. Ikindi umutoza wa munsi wa nuza yavuze w'amagaju cyo kubonga yarabiswa akina kugera ku munota 70. Niyo mpamvu mwagara ya bonga mwongere nawe mumubwire yongere subiza ikipe